ibintu by'Imana hajemo ingegera nyinshi, ibintu by'Imana haje mu busambo bwinshi, ariko sigira murabibona, habyo mubona. Ibintu by'Imana harimo abatekamutwe baje bitwaza izina ry'Imana kugira ngo bamareho utwanyu, ariko sigira ngo murabibona. Noneho mugiye gutangara ikintu ngiye kubabwira, iyi niyo content ukuri abantu bagaragaza, ariko imbere gufite ikinyoma. Mwari muzi neza ko hano hanze hari abantu barimo baragaragaza ibyo bita ngo ni ukuri mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ariko mwimbere ugenzuye wasangamo ubwo butumwa babwira bwuzuye ibinyoma. Naratangaye umunsi umwe numvisha umuntu avuga ngo niba ngo Kristo ngo Imana yaramutanze ngo kugira ngo mukire, ngo ni gute mwebwe mukeneye ko tubasengera tubwiriza, ariko nawe ushobora gutamba ibitambo kugira ngo natwe umuntu akamumvisha akabereka ngo uburyo ngo ikintu cyose ngo gikenera ngo serivisi yose ikenera igitambo, cyangwa ikenera serivisi yose ikenera ikintu runaka kugira ngo uyibone, akakumvisha ko no kugira ngo agusengere hari icyo ugomba gukora. Mwitonde, barabiba, mukanguke muve mu byo murimo. Nawe mbuza gutura, nta nombuza gutanga icya 10 kuba bikora, hari aho bikorerwa n'ijambo ry'Imana ritwereka. Ariko uyu munsi wa none hari ama online counting arimo aragenda bigisha ibintu bidahuye n'ijambo ry'Imana. Umuntu akaza akababwira ikintu ukumva n'icyo, ariko mwimbere ari mu bundi bucakura, ari mu bundi buntu. Ariko umuntu niba ageze aho umuntu aza kurwanirira Imana, ukabwira abantu ngo uburyo ngo bagomba gutanga ibitambo kugira ngo basengerwe, Yesu yagusabye iki? Yesu yagusabye iki? Yesu niba ntacyo yagusabye gukiza, ni gute uyu munsi none murigisha abantu ugira ibyo basaba? Kandi ukumva hari n'abantu banabasengera, hari n'abantu banga kubasengera kubera ko ari byo mutabahaye, kuko nibyo babeshejeho. Rero najya mbabwire ko hari abantu bitwa ngo bavuga ukuri, ariko mwimbere harimo ikindi kintu. Umuntu akaza akabibwiriza ku matura aho kaba yabakeneyemo. Umuntu akaza akabigisha ko mugomba kugira ibyo mukora, ariko hari izindi nyungu zirimo mwimbere. Ako mwamenye ibiri ko abantu banduye, guki mutayibona ko abantu banduye? Ko nanjye nyambaye nanjye umubiri ndawambaye, ibi mvuga birandeba, ariko mumenye ko abantu banduye. Muve mu bintu muri muve mu bipondo wa mugani w'abana. Umuntu araza neza hakababeshya, namwe mukajyaho mukumva. Umuntu akabereka ko akwiye kubeshwa ngo nuko abasengera. Yesu yatanze iki kugira ngo abahereze agakiza? Ni iki yaguhaye? Wese wirwa ubyaka, wowe wirwa utanga uvuga ngo urimo uratanga kugira ngo ubuzima bwawe buhoke, ngo kugira ngo karande zikuveho. Ndagyambaze n'uwo gusengera avuga ngo aragusengera. Ni iki yatanze kugira ngo aba afite ibyo afite arimo arakugurisha? Umenye ko hari abantu bahari bari mu rucuruzo, bagomba kubasengera, bagomba gutegura ibintu bimwe na bimwe, ariko bakeneye urucuruzo, bakeneye kunguka. Uko niko kuri rero kubitse ikinyoma, abantu mwita ukuri mukabigenderamo. Abantu bakabigisha ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Nibyo, tugomba kugira imirimo, ariko imirimo ijambo ry'Imana ridusaba
ariko umuntu agakumvisha ko igihe utagize ikintu umukorera nyine uko kwizera ufite ntacyo kumaze. Ijambo ry'Imana yesaba ngo mugire, Pawulo abwira abantu ngo bagire kwizera gufite imirimo, yamara abwira ko bakwiye kugira ukwizera ariko bakanagira n'imirimo yo muri Kristo Yesu, bagakorera Imana ntibakomeze kubaho nta mumaro bafite mu bwami bw'Imana. Ariko uyu munsi hano umuntu yitwaza iryo jambo ry'Imana akagucucura utwawe, urabyumva ute? Nimutaba amaso muzahura n'akaga. Ibintu by'Imana hajemo ingegera nyinshi, ibintu by'Imana haje mu busambo bwinshi, ariko sijya murabibona, habyo mubona. Ibintu by'Imana harimo abatekamutwe baje bitwaza izina ry'Imana kugira ngo bamareho utwanyu, ariko sigira ngo murabibona. Abantu bazitwaje ijambo ry'Imana baze banabigishe ibintu bigomba gutuma utwanyu tubashiraho, babasengere kubera ko hari ibyo mwatanze, banabumvishe ko ibigomba kubavaho hari uko hari ibyo mutanga kugira ngo hagire ibibavaho. Ariko nagiye mbabwira ngo umuntu wese utaramenye Kristo azakomeza kugenda ntacyo azi, akomeza amuteka. Ikintu cy'ingenzi cyane, menya Kristo uve mu bintu urimo, muzakomeza kumera mutyo. Ariko ukuri kurahari, nimukwemere kuba bature, nimwemere ukuri kuba bature. Yesu yaritanze, muve mu bintu murimo byo kwirwano hanze. Barahari abazabiba bitwaje ijambo ry'Imana, barahari buri munsi mubana nabo, mwirwana nabo, mugendana nabo, nibo babasengera. Utagize icyo utanga ntabwo wamubona gute? Nawe amaze kabiri ibyo mubaha batabibona, nta wakora ibyo bakora. Rimwe na rimwe hari n'abivumbura ntibakora ibyo bagakorera, abakoreraga Imana ntibayikorere kubera ko hari ibyo batabonye. Nta munyamuhamagaro umera gutyo, kuko ibyo dukora si twebwe tubyikoresha, ibyo dukora tubikoreshwa n'Imana. Rero ikibereka ko abantu bahindutse bazabamaraho utwanyu ntibagikoreshwa n'Imana. Abantu barimo barakora ibigomba kubabeshaho. Umuntu agategura ijambo kugira ngo akumareho utwawe. Niba abaze kabiri, wa mugani yaramenyeye ko asenga kubera ko hari icyo yabonye, yabona ntacyo yabonye akavuga ati yapureka mbireke. Ariko kuri nguku muve mu kuri mubona ariko inyuma imbere ari ikinyoma. Ukuri ni ukuri, ariko ibindi bintu bitari ukuri mu bihunge. Mugenzure ibyo birirwa bababwira ngo ni ukuri, mubigenzure, kuko ukuri kwinshi kuriho si ukuri, ahubwo hari ikinyoma cyahindutse ukuri. Ari ibinyoma byahindutse ukuri. Rero muve muri ibyo bintu abantu birirwa batekumwe, mugenzuze ijambo ry'Imana. Icyo utazi ukibaze, umuntu yizakubwira ibintu ngo nurangiza ngo uhite ubyemera. Gerageza ushaka amakuru, uve ku muntu umwe ujye ku wundi, ubaze. Nta ibintu byose bije uragiye ubwo ubwo amaherezo yawe yaba. Muhunge Satani arimo arakora ku mugaragaro, kandi muhunga abo bantu birwa bababwira ibyo bita ukuri atari ukuri. Ubahunge. Baranamabwira bakabwira ngo aje no kwibaza ngo umuntu azamenyeshwa n'iki? Abantu b'ukuri. Hari n'abavuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo, ariko najya mbabwira ikintu gikomeye. Imbuto zikomeye ni imbuto zigumyeho. Naho uyu munsi umuntu ashobora kuzakwerera imbuto kubera ko hari icyo gushakaho. Ubwo rero bivuze ngo ugenzura ibintu byose, mwe kwirukanka ibije byose ngo mwiruke.
imbuto ni umuntu zimushaka urebe ko zimuriho. Naho se umuntu niba azigira mu gitondo nimugoroba zikaba zidahari, izo ni imbuto nyabaki. Niba umuntu ashobora kwera imbuto kugira ngo akiri cyagukora, izo ni imbuto nyabaki. Nimukanguke nawe ubizi, hari n'abategura inama zo kugira ngo bashake uburyo utwanyu bazatubamaraho. Uko niko kuriho. Nimudahunga Satani arabaconshomera. Nimudahunga abantu baramamaraho utwanyu bitwaje ijambo ry'Imana. Hari abateka mutwe bagenda bububa bari kwitwaza ijambo ry'Imana ngo bamareho utwanyu, nawe urahungaho. Iki kiganiro Imana ikuganirize muri cyo, kandi Imana iguhe umugisha. Wumvire ijambo ry'Imana. Erega ubundi ikintu gikomeye nuko ubundi tudakora iby'ijambo ry'Imana tunaryumva ntituryiteho. Ariko undi dukoze iby'ijambo ry'Imana ridusaba cyangwa tukanarisoma, ntabwo twakomeza kumera dutya. Ariko nyine tuzakomeza tumere dutya kubera iki? Ibintu by'Imana nawe umenye tubifiteho. Niyo mpamvu rero ababizi barimo baranabikoresha nabi, bakabihereza abatabifiteho ubumenyi. Bakabereza abatabifiteho ubumenyi, noneho badafite ubumenyi bakagendera muri uko kuri bisukura, ariko ari amwe imbere ari ikinyoma, mukayoboka icyo kinyoma abantu bababwiye ngo ni ukuri. Imana tugire neza. Ntabwo nari mbizi ko ndavuga ibintu bingana bitya, ariko Imana ibabajwe n'ukuntu abantu barindagira. Imana ibabajwe n'ukuntu abantu barindagira kubera ko n'ubundi ibintu by'Imana bahora bateze amatwi ngo babyumve, ariko n'ubundi ibyo bumva niba bishakira amakuru. Era babyize muhagarare hamwe babikoreshe nyine babateka umutwe, n'ababizi ariko batemera ko Imana ibakoresha. Babikoresha babarya imitima bamareho utwanyu. Barahari bazatubarya, mubana nabo mugendana nabo, nibo babasengera. Yabaga abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana bemeraga gukoreshwa n'Imana. Ubundi ibi byose ntabwo twakabibona. Uko Imana igukoresha niwirwanirira. Imana igukoresha wemera icyo Imana ivuga, icyo Imana itegetse ubuzima bwawe. Ariko sawa, Imana ibagirire neza. Ukuri kuriho, mureke kubabemo namwe mukubemo, ukore umurimo wako muri mwe.